byari byakubaho gufata Bibiliya yawe wumva rwose ufite amatsiko yo kuyisoma, ariko ugahuriramo n'ibintu bikomeye kubisobanukirwa, bigatuma uwo munsi uyirambiwe ukavuga ati nzaba nyisoma ejo, n'ejo bikaba uko, n'ejo bikaba uko, bikarangira Bibiliya yawe ijeho akavumbi. Icyo cyari ikibazo kugeza igihe uboneye iyi video, kuko muri iyi video ngiye kukubwira uburyo Bibiliya yanditsemo, uburyo guhera uyu munsi ugiye kuzajya uyisobanukirwa, bityo bikajya bikuryohera gusoma Bibiliya yawe. Nta gutinda, reka tubyinjiremo, ariko mbere y'uko nkubwira ubwo buryo butatu Bibiliya yanditsemo buzagufasha kuyumva neza no kugira ngo ijye ikuryohera kuyisoma, nagira ngo mbanze nkwibutse iki kintu. Bibiliya ntabwo ari igitabo. Ndabisubiramo. Bibiliya ntabwo ari igitabo. Ahubwo Bibiliya ni ijambo rikomoka ku ijambo Biblos. Biblos ni ijambo rivuze the books cyangwa se ibitabo. Mu yandi magambo, Bibiliya ni ihuriro ry'ibitabo cyangwa se Bibiliya ni library. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ni isomero. Kubera iki mbanje kukubwira iki kintu? Niba Bibiliya ari isomero, ku bantu wenda twaba duhuje umuco wo gukunda gusoma ibitabo, urabizi ko igihe cyose winjiye muri library cyangwa se mu isomero, ntabwo uburyo usomamo ibitabo by'inkuru aribwo buryo usomamo ibitabo bya siyansi. Ntabwo uburyo usoma ibitabo by'imigani aribwo buryo usomamo ibitabo wenda bya ba Bakame n'ibindi bitabo mbarankuru cyangwa se by'imigani bitabayeho. Ni ukuvuga ngo niba ujya mu isomero ukaba ufite iyo myumvire, ukaba ubizi ko uburyo usoma ubwoko bumwe bw'igitabo atari bwo buryo usoma mu bundi bwoko bw'igitabo, uko niko na Bibiliya, niba tumaze kumenya ko Bibiliya ari ihuriro ry'ibitabo, ukwiye kujyamo umeze nk'umuntu winjiye muri library igizwe n'ibitabo 66 bigize Bibiliya nawe ufite, yaba muri telefoni yawe cyangwa se mu rugo rwawe. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyose ubumbuye Bibiliya yawe ugiye kuyisoma, ukwiye kwibuka ko Bibiliya yawe igihe cyose uyifunguye uba umeze nk'umuntu winjiye mu isomero. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Bibiliya si igitabo kimwe, Bibiliya ni ihuriro ry'ibitabo 66. Mu yandi magambo, Bibiliya ni isomero rigizwe n'ibitabo 66. Igihe cyose rero winjiye muri iryo somero, ukwiye kuba ufite imyumvire y'uburyo ukwiyemo gusoma ibitabo biri muri iryo somero ryitwa Bibiliya. None tukibaza, iyo nyifato ni iyihe cyangwa se ni iyihe approach ukwiye kugira igihe cyose winjiye mu isomero ryitwa Bibiliya? Ni ukuvuga ngiye kuguha ibanga uzajya ukoresha igihe cyose uri gusoma Bibiliya ku buryo itazongera kugucanga ukundi. Iryo banga ni irihe? Ngiye kukubwira uburyo butatu Bibiliya yanditsemo ku buryo igihe cyose uzajya uri gusoma uzajya umenya ngo ubu buryo ndi gusoma ni ubu buryo bw'imyandikire, bigatuma umenya icyo umwanditsi ari kuvuga, ukamenya n'igihe umwanditsi yahinduriye imvugo ari gukoresha. Ubwo buryo ni ubuhe? Reka dukoreshe uburyo bw'inyandiko kugira ngo ubashe kubibona neza. Reka tuvuge ko uru ruziga ari Bibiliya yawe. Tuvuge ko Bibiliya yawe yose ari uru ruziga. Yego? Mirongo 43% by'iyi Bibiliya yose bigizwe n'ikintu cyitwa, reka nkoreshe indi markeri, narrative style. Ni ukuvuga ngo 43% bya Bibiliya yawe, ni ukuvuga hafi 1/2 cya Bibiliya yawe kigizwe n'imyandikire yitwa narrative style. Tukibaza narrative style ni iki, cyangwa se
ubu bwoko bw'imyandikire bwitwa narrative style ni iki? Bifite definisiyo yihariye ariko reka nyoroshye mu buryo ushobora kuyumva. Narrative style ni uburyo umwanditsi akoresha agatangira inkuru, igitekerezo cyangwa se amateka runaka, akayatangira akakwereka n'uburyo yagize gute yarangiye. Icyo kintu nizere ko ucyumvise. Ni uburyo umwanditsi akoresha igitekerezo, inkuru cyangwa amateka akayatangira akayasoza. Ni ukuvuga ngo muri iyi narrative style uzasanga harimo historical narrative. Ni ukuvuga ni handi umwanditsi akoresha amateka akavuga ati habayeho Adamu na Eva, bakagukurikiranira ukamenya n'iherezo ryabo, ukamenya ko nyuma yabo hajeho wenda abandi bantu kanaka, akakubwira igihe yaziye n'uburyo byagenze. Akavuga ati wenda Imana yabwiye Aburahamu ati va aha ujya aha ngaha. Urumva ko ni uburyo bwa narrative, bari kugutangiriraho ibintu byahereye n'uburyo byaje gusoza. Hakabamo n'ikindi kintu cyitwa parable. Parable ni ukuvuga ngo ni uburyo noneho umwanditsi akoresha umugani. Ni ukuvuga ngo agakoresha uburyo bw'imigani, umugani akawutangira akagukomereza kugeza aho ugusoreje. Ikindi kintu tubonamo ni ikintu cyitwa biography. Biography ni igihe noneho umuntu akubwiye aho umuntu yakomotse ndetse n'abamukomotseho. Ibi nabyo uzakunda kubibona muri Bibiliya ahantu henshi, yewe no mu Isezerano Rishya uzabona batangira kuvuga ngo Yesu Kristo mwene Mariya mwene kanaka bagakomeza. Ni ukuvuga ngo ubwo buryo bwose ni uburyo bugize narrative style. Wumve ngo igihe udasobanukiwe narrative style hafi 50% cyangwa se 1/2 cya Bibiliya, ubwo uba wagitakaje. Urumva ko ubu ni uburyo bukomeye bwo kwitondera mu gihe cyose uri gusoma Bibiliya. Uburyo bwa kabiri Bibiliya yanditsemo ku kigero cya 33% ni uburyo bwitwa poetry. Ni ukuvuga ngo uburyo bwa kabiri tubonamo Bibiliya yanditsemo, ubu ni uburyo bwa mbere, ubu ni uburyo bwa kabiri, ni uburyo bwa poetry. Poetry ni iki? Poetry ni igihe umwanditsi ari gukoresha imvugo ya gisizi cyangwa se imvugo ya gihanzi cyangwa se imvugo ijimije, agakoresha ikintu kimwe ari gushaka kukubwira ikindi kintu. Sinzi niba ubyumvise neza, ariko niba utabyumvise urabyumvira mu rugero. Urugero rwa poetry style ni nk'ikintu cyitwa metaphors. Uzajya ubona nk'umwanditsi ari gukoresha imfashanyigisho. Ni igihe umwanditsi akoresheje ikintu runaka ari gusobanura ikindi kintu. Dufate nk'urugero, no mu muco nyarwanda turabizi ko haba ibintu by'imigani, akakubwira ati wenda igiti kigororwa kikiri gito. Ariko se koko umuntu ukubwira iryo jambo aba agamije kukwigisha amashyamba cyangwa ibijyanye n'ibiti? I don't think so. Ahubwo umwanditsi wakoresheje igiti ashaka kugira ubutumwa akubwira. Yego, ni ukuvuga ngo rero aho niho umwanditsi akoresha metaphor. No muri Bibiliya rero uzajya ukunda kubona abantu bakoresheje metaphor. Ukabona nko mu Itangiriro Mose yanditse avuga ngo inzoka ibwira Adamu na Eva ati, none se mu by'ukuri inzoka iravuga? I don't think so. Ahubwo umwanditsi akoresheje icyo gitekerezo hari ikindi kintu ashaka kugira gute kuvuga. Icyo ni ikintu cya mbere tubona muri iyi poetry style. Icya kabiri ni ibyitwa prophecy, ubuhanuzi. Aha ngaha ni igihe umwanditsi ari gukoresha ikintu runaka mu gusobanura ikindi kintu we atabasha gushyikira, akabishyira mu buryo bwa gisizi kugira ngo nibura umuntu uzabasha kugitahura azagetinge the big picture, cyangwa se azabona ishusho yagutse y'ikintu nibura yari ari gutekereza. Uzajya ubona nk'abahanuzi bari kuvuga ngo nagiye kubona mbona, akavuga ngo nabonye mu maso he wenda hameze nk'izuba.
mu by'ukuri akoresheje izuba nk'ikintu azi gifite ubwiza budasanzwe kugira ngo nawe ubashe kugiheraho ugira imagination cyangwa se utekereza uburyo icyo kintu cyaba kimezemo. Icyo ni cyo twita poetry style. Umwanditsi akoresha imvugo ijimije ariko hari ikindi kintu ashaka gusobanura. Ubwo bwari uburyo bwa kabiri. Tukagira uburyo bwa gatatu bugizwe na 24% bya Bibiliya yose. 24%. Ubu buryo bwa nyuma cyangwa se bwa gatatu bugizwe na 24% bya Bibiliya yose ni uburyo bwitwa prose discourse. Iyi prose discourse nibwo buryo bwa gatatu tubona Bibiliya yanditsemo. Iyi style yo ni iyihe? Iyi style cyangwa se ubu buryo bw'imyandikire ni uburyo umwanditsi akoresha azana igitekerezo runaka akakigusobanurira akagusiga nta rujijo agushyiriyemo. Iyi prose disclosure uzajya ukunda kuyibona cyane cyane mu bitabo by'isezerano rishya, aho uzajya ubona harimo nk'amasermons. Uzajya ubona muri Matayo 5 tubona ahantu Yesu Kristo yicarana n'abigishwa be agatangira kuvuga ati hahirwa. Urubazanye icyo gitekerezo cya hahirwa yarangiza akagira gute akakigusobanurira. Ubundi buryo tubonamo ni icyitwa letters cyangwa se inzandiko abanditsi bagiye bandika. Uzajya ubona Paul ni approach yagiye akoresha cyane, Petero ni approach donc intumwa zose uzabona ko ni iyi approach cyangwa se ni iyi myandikire bakoreshaga yitwa prose discourse. Ni uburyo umwanditsi akoresha akazana nk'igitekerezo akagisobanura agagukuriramo urujijo. Uzajya ubona ko Bibiliya cyane cyane isezerano rishya ni ubu buryo ryanditsemo, kuko itorero ryagiraga ikibazo rikabaza nka Pawulo cyangwa se rikabaza Petero cyangwa se rikabaza nyine intumwa uko zari 12 wongeyeho na Pawulo. Bababaza icyo kibazo, intumwa nazo zikabandikira ziri kubasubiza. Uko niko uzajya ubona bafata igitekerezo rya torero babajije umwanditsi akagisesengura. By'umwihariko ukabona akoresheje nk'isezerano rya kera mu kubasobanurira icyo kintu bari kwibazaho. Uzajya ubibona ahantu henshi, nka Yakobo akaza akavuga ati muri gushaka igitekerezo kijyanye n'iby'idini, akavuga ati okay, dore idini y'ukuri yari cyo, akayibasobanurira neza. Kona Pawulo ari kuvuga ati okay, mushaka kumenya ibijyanye na marriage cyangwa se ibijyanye n'urushako, dore uko bimeze. Ni ukuvuga ngo rero uzabona ko isezerano rishya ryanditse muri ubu buryo. Dusoza rero, hari umuntu ushobora guhita atekereza ati okay, ngiye kujya nisomera iki gitabo cyangwa ngiye kujya nisomera kiriya kuko wenda aricyo kirimo ubu buryo runaka bworoshye. Ariko icyo nakubwira ni uko ntabwo ariko ibitabo byose byanditse muri style imwe. Hari nk'ibitabo bimwe uzasoma muri Bibiliya ukabona umwanditsi yakoresheje ubu buryo uko ari butatu bw'imyandikire. Ni ukuvuga ngo rero wowe nk'umusomyi wa Bibiliya ukwiye gusobanukirwa igihe umwanditsi yahinduye uburyo bw'imyandikire, bikagufasha guhita ubona ngo yari yatangiye muri narrative style ariko agiye muri poetry, atangiye kuvuga mu migani cyangwa se atangiye kuvuga mu buryo buzimije, right? Ibyo rero bigufasha gusobanukirwa. Ntabwo bivuze ngo hari igitabo runaka cyanditse mu buryo bumwe. Oya, ushobora gusanga igitabo kimwe kiri mu buryo butatu, cyangwa se ugasanga hari n'igitabo cyanditse mu buryo bumwe bw'imyandikire. Ni ingenzi cyane rero gusobanukirwa ibi bintu byose twize uyu munsi. Twize ko hari uburyo butatu Bibiliya yanditsemo. Hari narrative style, aho umwanditsi agutangirira ikintu akakigusoreza, yaba amateka y'igihugu, yaba amateka y'umuntu, yaba ikintu icyo ari cyo cyose, ariko akagitangira akagisoza. Tubonamo n'uburyo bwitwa poetry, ni igihe umwanditsi akoresheje uburyo buzimije hari ikindi kintu ashaka kukubwira. Aho twabonye ko harimo uburyo abanditsi bakoresheje basobanura nk'imigani, harimo n'uburyo abahanuzi bagiye bandika bari gusobanura ibindi bintu bizaza, tugakoresha ibyo bashobora kubona muri ako kanya.
ndetse twabonye uburyo bwa gatatu bwitwa prose disclosure. ni igihe noneho umwanditsi azanye igitekerezo akakigusobanurira akantu kandi akagukuriramo urujijo. ubwo nibwo buryo bibiliya yawe yanditsemo, ubwo buryo uko ari butatu. ariko nanone ushobora kwibaza ati ariko se nshimye ko wenda amenye ubwo buryo ku buryo bibiliya itangora kuyisoma, ariko se ni hehe nahera soma bibiliya? nakubwira ngo kanda kuri iyi video ubona kuri screen yawe, ubundi tubonane muri iyo video.